Mimi we Mimi shotora Mimi urakoze we Mimi urakoze Nyamabondo ubyinnye wajya kuri 20 rwahera kwe nona ntabwo nongera kubyinira abahenze amaze gupakira ibintu bingana kuri yarabasha kunyeganya amaze gupakira ibintu bingana kurara kunyamabona nshaka kujya kunyakandi n'igisaha Ew nyakandi n'igisaha oyas ubona kamo saa 5:10 imana izagurana unanye isaha yose kabi ubundi ikintu cya mbere kiza gishimisha kurusha no kujya kunyara ubishaka no kujya kurya ubishaka utari bwikanire wishaka bakahita bamanuka mu hubo uyu koko Nyamabondo imana izaguhana MC good girl ujya muri toilette nk'iz'abandi bajyamo ajya waparya muri muri umva godifada ugiye kuma iminota 5 nsesengura bano bagore uhita umanura yego uyu mugore bita Gashumba bino bintu bitabo yaba ari umujura abafunza akati imyaka 7 ngo bino bintu bitabaho yabafunza akati imyaka 7 kuko n'umwe sikoro afite akarimi kabi cyane wasanze jaho uravuze ngo Gashumba n'uvuga ngo esikoro uno musikama uwa kabiri twagiye kubona uwa kabiri uyu we bitariza we gusa no kwifite ikibazo bigaragara ko nyene afite umuco ariko nyene birakubera ko yagumiwe byatuje agira gatoroma toro yubumbu Mrs. Claudia wafite agatroma ngo urabona uyu mukobwa yatangiye kuzana ku manyoko utu turu twa hano utudoro tuba twita ku manyoko ukuntu twita mu Giswahili mu Giswahili batwita gute wegera mu Kinyarwanda batwita ku manyoko mu Kinyarwanda mu Giswahili batwita misoni ya macho nibyo urabyumva n'umwaka bayagiye komeza ndakubona uyu wundi we rero ngo niba yitwa ngo niba ari impesa niba ari iki uyu nguyu dore ngo ubona urimo guseka w'indyarya ambana w'ubusura be yagira ate wanyita guki yanaroga ubwo nyine wowe wigaragaje ndashaka kubasesengura mwese nkahita nigendera unsesenguye nabi nsesengura neza oya gutyo birahagije n'ukuntu ureba byonyine wowe uri n'umutindo uvuka n'ahantu habi mu mwanda munyuzurize kabiri we uranyanga agenda nsabereje umuryango agenda undi ariko uyu nguyu bitarese ntabwo namuvuze bita Liza Liza si wavuze ngo wagumiwe oya nesa undi ukuvuga ngo nesa bitabaho yagombye kuba afunze ari urumogi ngo nesa ameze nk'iki ngo nesa ameze nk'iki reka turekere abana nzabasesengura ejo waya kumana ura murongo wo hasi ura murongo wo hasi urabanje uraduturumura umva basesengura bose bamare hari congress umwe avuye Mageragere na Tilda uyu se ngo niba ari karaka niba ari karike
ni muntu ki n'umugore umva kubwire ngo uyu muntu mu ngoro n'amazi byaramubabaje Okay, twagiye kuri Bijou gukina filime nyene ni kwa kundi bavuga ngo ni muri Nyamabondo yego no kuvuga ngo Bijou ni mwiza ariko kwa kundi bakubwira ngo bwiza bw'umukobwa ni mumuza kuruha n'ubundi ubwiza bwari bwambugize mumuza kuruha n'ubundi kumyikuruha avuna gahamye tugende kwa ntuza kwa Congress ngwafunzwe Congress sasa urumva umuntu ko uzikiri yarafungiye so garakikubwiye ibyo wavuga byose njyewe ndabyemera MC Good Girl wamuye nanjye nibatsese buri minota itanu dusesengura uriya wa nyuma MC Good Girl sesengura wa nyuma ntabwo ndimo ndamureba Good Girl nashyiraho ifuka mushyiraho gute mu ijambo rimwe shana reka musesengura gashyiraho amanza kuvuga wamubonye yewe uzi ko afite isura imeze nk'ingumi dore ngo ku ruhande rwawe sesengura vuba musesengure mweje bamubwire wowe n'ubundi nyine urabona zavuyeho rwose nawe uriyizi nyine sesengura vuba wenda jama musesengure mite musesengura nyine abirangije uje wanyuma uri sireyi urakoze cyane uzi Nyamabo karame ngusesengure mu kubaze Nyamabondo barabaye umutebuzi w'amabyi ibyo birabaye Yesu we bana yakisha mwaje kata nutura ngama byama nk'iki byita inditi ndebe pero no po nkupu na repera nk'igiceperi wallahi pai pule ndebe pero rusu barire kamyuting iti zutu biti metezete nk'iti biti hoto mboto byoto mu gashupu mbawa baripi baba buzapanye kopoko kugira ngo wongere kaze ata hoto kiti myati kiti metezete ngutu mutu byiti nditi woto mutu
Debe pero kupu no chime pesa no kupu. Debe pera uru putko. Wajira tongo no mwa we pesa. Mereka ngore 360 ngambo yuko neye ndabinginze mu nde mu nkunde ndiripimba zimapana nkabapa abandi mama papa steperi Kata kutu pata moto utunwa ata debe pero puto ora pai Giti kutu riti bata. debe pero no kupuri bapaze uyu ngupu yari umugapa wa awe ndagaswi yo po batiti kiki konostere wamba bariye koko Kubona ibintu bambaye nta muntu wabigeraho muri no kugira neza. nyumvira atangiye pe kwa kapa kipopo shodipe yo popo Giti sata moto byiti nditi woto mutu tutu humba. gasho babarira gasho Kata kutu tapiti sete utu woto kiti nyata ho. Tiriti wewe. onepe ondebe peru kupunu babakiza mupu weti gatangiye pira kuga nupuka kubapa n'ubopos yu wepe we ruputwe rupu no wita no guseka ariko nta kintu na kimwe ndi kumva habe na Giti byiti nditi woto mutu tutu. shaka sho unkoreye ijoro nukuri kwibana arindaye na sex Kata ziti byete. Yesu tuwete we. wegera pango kiravuga shuri yaje Yete sutu wete we. kucyurisha yumva nkubwire nawe nakubaye bagushize kuri zeru uvanaho urikumva muha igituma kinini rero ndeba nkunde ungeze kuri 3K uramukoze cyane Mwamba bari mukangeza kuri 3K. Please 2K 3K please ndabasabye. Mwese tukajya kuri 3K. Kutu ziti bata. umva se none si ibyo bintu ni ibiki mana yanjye kutupiti kala kolu kushi kini kanu pomo nomo bebi nama ibyo bintu ni ibiki ngiye ko byashaka DCMP.